gira uko mazi ntutumwaze nk'inoti z'uyu minsi ndashaka menshi nkahiga menshi ngafata umujyi muzunguruka ndi ku mihanda nta mukoro ubwo urabyumva na by'amikoro rero mfata uwo ndabaga iyo niyo ndirimbo ya mbere. Reka nongera kubaha ikaze mwe mwese mukomeje gukurikirana yawe TV ngende imirwanda nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero mbafite umutumirwa udasanzwe. Ibyo ngusaba ni bya bindi bitatu: kora subscribe, ukore like, ukore na share ndetse wongereho n'icyakane na comment. Rero uyu munsi rero tubafite umutumirwa n'umuhanzi ukizamuka ngo indirimbo ze abenshi murazizi, ntabwo wabukurikirana yawe TV ngo were kuba utamuzi. Yatangira twibwira. Amazina yanjye ubundi usanzwe Ayita Fabrice, izina ry'ubuhanzi ni Fabu. Yes, none twibwira nk'umuhanzi. Indirimbo yanjye ya mbere yitwa Komaza. Bivuga gira uko mazi ntutumwaze nk'inoti z'uyu minsi ndashaka menshi nkahiga menshi ngafata umujyi muzunguruka ndi ku mihanda nta mukoro ubwo urabyumva na by'amikoro rero mfata uwo ndabaga. Iyo niyo ndirimbo ya mbere kabisa, ikaba iri YouTube mwayisangaho Fabu kabisa. Ibyo ngibyo. Iyindi ya kabiri ikaba iri muri studio, bamwe na bamwe barayizi abandi ntabwo bayizi kabisa. Yitwa Komaza by Fabu. Iya kabiri ikaba yitwa Tuzamamara, ikaba ikiri muri studio kwa AO Beat korera hano mu Biryogo kabisa. none ngaho ntaho ushyira akantu kamwe like nyine wenda iyo ndirimbo nk'agatero ka kabiri kaba kavuga Stranger Boy uko dukora twe dukora dufinyura kandi Imana izabikora. Stranger Boy izamamara twe tubaba diaspora abanzi bacu bababara usibye no mu Rwanda twe tugere ni mahanga. Agatero ka mbere ko kuri yo tuzamamara cyangwa iyo ngiyi ya kabiri. Stranger Boys tuzamamara hey haracyari igihe haracyari igihe hey Stranger Boys tuzamamara hey. Yes, noneho uri umuhanzi ukizamuka, watangiye umuziki wawe ryari, bimeze bite? Umuziki ntago mutinzemo. Umuziki urebye amaze nk'amezi 4 mezi 5. Umuziki ntago mutinzemo cyane kabisa, ariko ko bizagenda bitinda niko indirimbo zagenda zimenyekana hirya no hino ahantu hatandukanye kabisa mu gihugu. Yes, noneho iyo ni yawe TV abakomeje gukurikirana ngende imirwanda, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Sasa iyo umuhanzi akizamuka cyangwa se iyo umuntu yinjiye mu buhanzi hari aho bikomora. Hari igihe bikomora ku babyeyi, ukabikomora mu rusengero wasengeragamo cyangwa se mu gisekuru cy'iwanyu harimo abahanzi, wowe ubikomora? Njyewe umuntu mboneraho kuba nta umuhanzi Olvis muri active cousin wanjye nyine nawe aranyespira cyane ku buryo nakora umuziki cyane. Mfite n'undi brother nawe ukora hip hop witwa Big Z again, nawe abantu baramuzi ndakeka, ako ntago ari nka Olvis cyane ariko abo babiri nibo banyespira cyane. Yes, noneho intego y'umuziki wawe ni iyihe? Intego yanjye jewe ntago umuziki wanjye nshaka kuzarangirira mu Rwanda gusa, nshaka uzagere no kure, uzagere no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, gere n'ahandi East Africa naye harenge, gere n'ahandi ku rwego rw'Uburayi kabisa naye hagere kabisa. Imana ni ibinkorera kabisa n'abafans banjye bakakikishyira. Ubundi ufite imyaka ingahe? Ubundi mfite imyaka 16. Ufite imyaka 16? Winjiye mu buhanzi ufite imyaka 16, wiga mu kangahe? Niga senior 4. Wiga he? Niga Saint Philippe hano Igikondo CG mu wiga ibijyanye n'iki? Niga hotellerie, niyo section niga. Hotellerie kabisa niyo numva ari fresh, niyo nisangamo kabisa. Yes, noneho winjiye mu muziki wawe, umuziki n'amasomo ubifatanya gute?
ni igiki ubona kuri wowe cyagakwiye kuba gifite agaciro hagati y'umuziki wawe ndetse n'amasomo yawe? Ni igiki ubona cyagakwiye kuba gifite agaciro mu buzima bwawe? Amasomo birumvikana, amasomo nicyo kintu cya mbere. Ikintu cyose wakora kigomba kugendana n'amasomo. Ubwo ngubwo urabyumva, sometime nko mu ka weekend ubwo umuntu agenda agafata iyo mirongo akagenda ayiteranya, hagera igihe mu ka weekend umuntu agakora ku gasonge akagera ku bantu, ariko ntabwo byabangamira kwiga cyangwa se ngiki, bisa kwiga nicyo kintu cya mbere. Ufite manager? Na manager mfite ukaze, ako manager ushiriritse uringaniye ndamufite kabisa. Manager wawe agufasha iki mu muziki wawe? Manager ikintu amfasha cya mbere, manager anyishyura studio kabisa, arayinyishyurira manager. Turi no guteganya gusohora video mu kwa mbere tariki 22, anigitira mu kirori, kubita mu kirori kimwe bimwe na bimwe bitandukanye. Ndamushimira kabisa, nawe ndamushimira cyane. Ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe, kuba ufite imyaka 16 winjiye mu muziki, none ugiye mu muziki wa hip hop, bo babifata gute? Ubundi bitangira bapinga, ariko ngenzi ko nyuma bizageraho bakemera. Ubundi ntago wagendamo ngo babyishimira ako kanya, ngo cyangwa ngo bahite babyumva ako kanya, gusa sometime ndabyizeye ko bazagenda babyumva gake gake. Yes, turagushimiye ku kiganiro tugiranye. Nanjye turabashimiye. Yes, iyi yari yawe TV, ngene ari Nyarwanda. Ndagusaba gukora bya bindi murangusaba, dusure ku mbuga zacu nkoranyambaga, Facebook page ni yawe TV, Instagram ni yawe TV. Please mufollowing yawe TV kuri Instagram, ndetse munasharinge ibitekerezo byanyu, turabikeneye kugira ngo tumenye nimba ibyo dukora bibanyuze. Uyu mwaka rero tubafitiye ibintu byinshi. Uyu mwaka ni ibi tuvuga, wowe va mu magambo ujye mu bikorwa. Turabakunda.